أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Imana yagasani Allah subhanahu wa ta'ala mu gitabo cyayo gitagatifu cya Qur'ani iravuga ngo bismillahir rahmanir rahim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kandi iyi ni inzira yanjye igororotse muyikurikire. Suratu An'am aya 153. Mu by'ukuri nta gushidikanya guhari ko idini y'Uwisilamu ari inzira y'ukuri igororotse idaca hirya no hino. Nyamara abayisilamu bagendera muri iyo nzira bo bayinyuramo mu buryo butandukanye bitewe nabo bahisemo gukomeza kwigaho uburyo bwo kugenda muri iyo nzira nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ubundi muri make Uwisilamu ni shahadatain, ubuhamya bubiri: ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ubwo buhamya bubiri nibwo bwinjiza umuntu mu muryango mugari w'abandi bayisilamu, akabasha gutangira kugengwa n'amahame asanzwe agenga abandi bayisilamu. Nyuma yo kuba umuyisilamu, urugendo ntago ruba rurangiriye aho ngaho. Hagomba gukurikiraho gushyira mu bikorwa ibyo watangiye ubuhamya no kwimakaza inkingi zibyubakiyeho. Iyo bitabaye bityo ni hahandi bavuga ngo kanaka ni umuyisilamu ku izina gusa, cyangwa se ni umuyisilamu ku myambaro gusa. Waqalatil arabu amanna, abarabu baravuze ngo twaremeye. Qul lam tu'minu, babwira ngo ntago mwigeze mwemera. Walakin qulu aslamna, ahubwo muvuge ngo twabaye abayisilamu. Walamma yadkhula al-imanu fi qulubikum, ntago mu by'ukuri kwemera kwari kwinjira mu bituza byanyu. Suratu Hujurat aya 14. Iyi aya iratwemeza nta kabuza ko nyuma yo kuba umuyisilamu hari ibyo umuyisilamu aba agomba gukora kugira ngo yitwe umwemeramana, kugira ngo ubuyisilamu bwe bwuzure neza. Hari bamwe mu bayisilamu rero usanga bakitiranya kuba umuyisilamu no kugira ukwemera, ugasanga buri wese utemera kimwe nabo cyangwa se utitwara kimwe nkabo baramwita umuhakanyi, baramufata nk'umuntu utari umuyisilamu, kabone n'ubwo yaba yaramaze guhamya buriya buhamya bubiri twamaze kubona. Ibi ntibikwiye mu bayisilamu. Abayisilamu bitewe n'amateka banyuzemo, by'umwihariko nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, byatumye bagabanyikamo amatsinda. Bamwe baherera kuri uru ruhande, abandi baherera kuri ruriya, bitewe n'uwo babaga biyumvamo nk'umuyobozi n'umwarimu ugomba kubahagararira no kubigisha idini nyuma y'uko intumwa y'Imana itagihari. Nta muyisilamu n'umwe ushobora kubona aho ahungira ayo matsinda cyangwa ubwo butsiko, kuko nta wayatangije muri twebwe, usibye ko yatangijwe n'abatubanjirije mu basahaba. Buri wese uvutse uyu munsi agashaka gutangira gushyira mu ngiro idini y'Uwisilamu, biba ngombwa ko abanza guhitamo cyangwa kumenya aho ahagarara mu kubahiriza iyo dini. Ndasoreza kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam twese twemeranyaho nk'abayisilamu, aho intumwa y'Imana yivugiye iti: taftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluhum fi an-nar illa firqatun wahida. Intumwa y'Imana yaravuze iti mu by'ukuri abantu banjye bazabagabanyikamo amatsinda cyangwa se udutsiko 73, twose tuzajya mu muriro usibye agatsiko kamwe gusa. Dushingiye kuri iyi hadithi, kandi akaba ari nako byigaragaza uyu munsi hagati mu bayisilamu, buri muyisilamu wese afite agatsiko abarizwamo. Kwikura mu dutsiko tw'abayisilamu mu yindi mvugo ni ukwivana muri abo bayisilamu. Ese ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yivugiye ko agatsiko kamwe ariko kazarokoka ku munsi w'imperuka, akaba ariko kagerwaho n'intsinzi, ako gatsiko nakahe? Naho ubutaha insha Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.